ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, aho muri hose, aho mudukurikiranye hano kuri Umanovara. Imana iba muhugisha cyane. Muravugana nanjye Kamashazi Hope uko mutumenyere kuri izi mikoro. Ndabakire rero muri kano kanya. Imana y'amahoro ibishimire kandi bahumugisha. Ndabashuhuje mwebwe abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Imana y'Israel ibishimire. Ndabashuhuje namwe bari hanze y'igihugu cyacu ku migabane yose y'isi. Ndabizi ubutumwa bwa Kristo tuvuga bugera ahantu hatandukanye ku batuzi n'abatatuzi. Ndabashuhuje rero kandi mbifurije umugisha w'Imana. Imana ibaha umugisha kudukunda, kudukurikirana, kutwifuriza ibyiza, kuduhamagara, batugisha inama, abatubwira bati yego mwabagore b'abanyembaraga mwe nimukomeze. Imana ibaha umugisha cyane. Twishimira amagambo meza nk'ayo kandi natwe uwo tubonye wese turamubwira ngo komeza uri umunyembaraga. Kuri iyi si nta muntu wigira, tugirwa na buri wese. Mbega hari uwugira nawe akakugira. Bivuga ngo aya magambo turakwiriye rero. Imana ibaha umugisha cyane, turabyishimira. Bituma tugira imbaraga zo gukomeza mu rugendo, nk'uko nawe iyo umuntu akubwiye ngo humura komeza wumva muri wowe ukomeye. Turabyishimira cyane. Imana ibaha umugisha kandi murabitugaragarizaho muri hose. Arabatwandikira, arabahamagara, abari hanze, abari mu gihugu. Ibyo byose turabishimira cyane. Reka rero ngushimire n'aka kanya ujye ufata ugakurikirana ibyigisho byacu, ugakurikirana ivugabutumwa, ugakurikirana ibiganiro, yaba ari ubuhamya abantu batandukanye tujya twakira hano kuri Umanovara. Ndagira ngo ngushimire cyane. Iyo internet yawe ukoresha yo Imana iguha umugisha cyane. Na amafaranga waba wayibiri ibyuya, Imana ikugirire neza ugafata n'akanya. Hano waba afite amafaranga ariko ntafite akanya, ariko wowe Imana iguha umugisha ukabona uburyo, ukabona n'umwanya ugakurikirana izi nyigisho. Imana iguha umugisha cyane kandi ndakunezerewe. Ndagira ngo rero nguhe ikaze muri kano kanya tugiye mu ijambo ry'Imana. Imana ibishimire cyane. Ndagira ngo mufashe rero dusenge mbere yo gutangira kwinjira mu ijambo ry'Imana, twakira ubuntu bw'Imana, umwuka wera w'Imana. Ndimo ndavuga ngo ntaba ari njye, ahubwo ni Kristo uri muri njyewe. Aba ari ugaragara kuko ufite icyo ashaka kukubwira uyu mwanya, ufite icyo ashaka kukubwira aka kanya. Nyemerera uca bugufi umutima wawe, waba ugenda mu modoka, waba wicaye, waba uri mu kazi, ntacyo bitwaye icyo wakora cyose, ariko washyizeho kuri Umanovara ukavuga uti reka nkurikirane w'abagore b'abanyembaraga, urahabwa umugisha. Imana iguha umugisha. Nyemera duca bugufi. Mana data wa twese, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye ku bw'aka kanya mwami, wemera ko nicara muri iyi ntebe, muri izi studio, kugira ngo vuga kugira neza kwawe, mvuga imbabazi zawe n'ineza zawe mwami. Oya ni ukuri ntago naje kuvuga ibyanjye, ahubwo naje kuvuga ibyawe. Niyo mpamvu nkwakiriye Kristo, ndi hano ngo ambasada wawe, kugira ngo mwami ugeze kuri benshi ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu aka kanya nongeye kukwakira, Nyiringabo Imana ishobora byose, wowe utanga ijambo, wowe utanga ubutumwa. Ndakwakira muri kano kanya. Mweretse uyu mwene data udukurikiranye mwami Yesu, ntabwo muzi ariko uramuzi. Uzi n'ibyanyura, muzi n'ibyacamo, uzi umubabaro afite, uzi n'amashimwe afite, mu buryo bwose yabanyura mu mwami. Ari umugore, ari umugabo, ari umukobwa, ari umusore, umwana muto, ingeri zose nk'uko abantu bose tungana. Mana afata umwanya agakurikirana ijambo ryawe, mwifurije umugisha mu izina rya Yesu. Reka iri jambo rero rimuhindure, iri jambo rimukorere, iri jambo rigiraho rumuvana, rigira ahandi rimugeza, ahabwe umugisha, agirirwe neza, yaguke muri we, kandi arushaho kugira yishurwa kuruta ibyo mubwira. Nasoma iri jambo ahishurirwe kuruta ibyo yumvise n'ibyo arimo gukurikirana mwami. Mwuka wera w'Imana, uko warimaye komeza uryagure mu buzima bwe, ryagure mu mutima we, ryagure mu bitekerezo bye, ryagure mwami wanjye mu marangamutima we, kugira ngo ahindurwe, kugira ngo mwami abe umwigisha ushaka kandi wishimira. Urakoze, ndagushimiye kandi ndakwakiriye, ni mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Mvugira ngo amen aho uri hose. Imana iguha umugisha cyane. Nyemerere tujye mu ijambo ry'Imana, mu byanditswe byera. Ubu butumwa ntabwo ari ibyacu, ahubwo hari ibyanditswe byera by'Imana baranditse ndetse ikanabuhumeka kugira ngo bizatugire umumaro mu gihe nk'iki. Nyemera twinjire, ntabwo nshaka kurondogora. Ndagira ngo twinjire dusome mu gitabo cya Yohana ibice 20 uhereye ku murongo wa 19. Uyu munsi rero Imana yamaye amagambo avuga ngo aboneka mu kubaho kw'Imana. Ntukabure mu kubaho kw'Imana, cyangwa se mu yandi magambo ni ukuvuga ngo be available in the presence of God. Ntukabure, never miss the presence of God, never miss the goodness of God. Yes, ashimwe cyane. Hallelujah. Nicyo shaka kuvuga, icyo ni Imana yamaye uyu munsi.
umwuka w'Imana yaransanze aranganiriza uburyo tujya tubura mu kubaho kw'Imana, anganiza uburyo tujya tumisinga. Iyo twamisinze mu kubaho kw'Imana, ndavuga ukabura mu kubaho kw'Imana. Iyo wabuze mu kubaho kw'Imana, na bya bindi wasengeye, na bya bindi waririye, na bya bindi wategereje, na bya bindi waririye igihe kirekire, marayika araza azanye ibyawe agasanga udahari. Yesu akaza kugenderera abandi, yaza agasanga wowe ntabwo uhari. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi dutakaza iyo twabuze mu kubaho kw'Imana. Niyo mpamvu rero ijambo Imana yamaye ryaranganirije umutima wanjye. Imana ima amagambo irangije matitiri ivuga ngo never miss in the presence of God. Ntukabure, be available in the presence of God. Ujye uboneka mu kubaho kw'Imana, ujye uboneka mu buntu bw'Imana. Ntukabure mwene data. Ayo niyo magambo reshaka kubwira, kuko mu kubaho kw'Imana iyo twahabaye habe ubwiza bwinshi tubona, habaho guhembuka. Niho duhembukira, n'ukuri duhembukira mu kubaho kw'Imana. Hanze biratubabaza, abo tubana baratubabaza, abo tubana baradukomeretsa, ibintu ducamo biradukomeretsa. Hari ibintu bikomeretsa imitima yacu, bikayibyimbya, bikayibabaza. Amarira ni menshi turira, hari bamwe turara amajoro turira. Yesu ashimwe cyane. Bakakubona ugenda uri umugore w'ikizungerezo, bakabona uri umugore mwiza, ufite imodoka nziza, uturuka mu gipangu cyiza gihenze. Yesu ashimwe. Wambaye neza, ufite amaparufe meza yandi ya classe, ahumura yandi Bufaransa, yandi meza cyane, nawe uzi ahenze cyane, ariko bwakwira nijoro wajya kuryama ukararurira ijoro ryose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibyo nta wundi muntu wagufasha, nta wundi wakugirira neza, nta wundi waguhanagura amarira, ahubwo ujya kubona ukabona ahenshi bararushaho kugusonga, barakongera umubabaro n'agahinda. Ni byinshi tunyuramo, abana wibyariye ubwabo bamaze kukuriza. Yesu ashimwe. Ibyo ni ibintu biza bigakomeretsa imitima yacu. Abagabo twishakiye bakatubabaza, abagore twishakiye bakatubabaza, abavandimwe turi kumwe muri societe ndetse no mu rusengero birimo, nabo dukorana umurimo w'Imana baraturiza amarira. Yesu ashimwe cyane. Ariko umuntu umwe wenyine ushobora kudufasha ni Kristo niwe ujya udufasha. Ariko Kristo uyu nguyu ujya udufasha, hari icyo natwe bidusaba. Yesu ashimwe cyane. Niryo jambo Imana yamaye, niwo mutwe amagambo Imana yamaye. Ndagira ngo ubyandike, never miss in the presence of God, be available in the presence of God. Ntukabure mu kubaho kw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Iyo winjiye mu kubaho kw'Imana, niho uwomorerwa ibikomere. Amen. Niwe wenyine ushobora komora igikomere cyawe akacyomora rwose. Hahandi ijambo ry'Imana rivuga ngo kuririra kwarara umwana w'umuntu, ariko mu gitondo bwacya impundu zikavuga. Yesu ashimwe cyane. Ni ukubera iki yavuze ayo magambo. Iyo umaze komorwa igikomere, ntabwo uba ukibuka yuko washonje, ukanyura mu buzima bw'ubutayu bwo gusenza, icyo nacyo ni igikomere. Ukanyura mu buzima bwo kuba abana bawe ko badafite icyo kurya, bakagusaba icyo kurya n'icyo kunywa ukakibura, icyo nacyo ni igikomere. Yesu ashimwe cyane. Abana bakabirukana ku mashuri, wabuze minerval, icyo nacyo ni igikomere. Abandi bakicara umwaka, igihembwe kigashira, ikindi kigataha, abandi bana bakiga, b'abaturanyi bakiga, abawe bafungirana mu gipangu, icyo nacyo ni igikomere. Yesu ashimwe. Ibyo bibabaza umutima wawe, ibyo bikomeretsa umutima wawe, bituma urarurira, bituma ufite agahinda, bituma ufite amaganya menshi muri wowe. Nta wundi ushobora kugufasha. Yesu ashimwe cyane. Kuko ndagira ngo ngusubize inyuma ngo nawe wagerageje gutakira ntacyo byakumariye, nawe wagerageje kubwira ikibazo ufite ntacyo byakumariye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari umuntu wenyine, umwe wenyine ushobora kugufasha, ni umwuka w'Imana, ni Imana ya Isirayeli, ni Imana ya Abrahamu, ni umwami Yesu. Wowe ushobora komora igikomere cyawe. Niyo mpamvu rero yanganirije amagambo akomeye tugiye gusoma hano. Arambwira ngo mbwira abantu be nibakabure mu kubaho kw'Imana. Never miss the presence of God, be available in the presence of God. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo ntukabure, nuba aracyakomeza kubimbwira tuvugana aya magambo, aracyakomeza kunshimangira ngo mbwirira abantu banjye nibakabure mu kubaho kw'Imana. Yesu ashimwe. Kuko mu kubaho kw'Imana aho honyine niho tubasha gukirira. Mu kubaho kw'Imana niho dukirira indwara. Haleluya. Urabizi ko nawe wazengurutse kwa muganga, urabizi ko wagenze ibihugu, urabizi ko wagiye hahandi ho za kanseri bazivura, urabizi ko wazengurutse za Kenya, urabizi aho honyine ntacyo byakumara. Ariko igifite icyo cyakumarira ni umwuka w'Imana, ni Imana ya Isirayeli. Iyo wayije imbere ukaza mu kubaho kwayo nta kidakora, na bya bindi byananiranye, na bya bindi byanyaniranye, cya kibazo utindanye nacyo abasha kugikemura. Yesu ashimwe cyane. Ariko reba ikintu kimwe tujya tuzira mu buzima. Ijambo ry'Imana muri Yesaya rirambwira ngo ntabwo ukuboko kwanjye kwaheze ngo nanirwe gukiza, n'amatwi yanjye aya ngaya ntabwo yapfuye ngo nanirwe kumva ibibazo by'abantu, ngo ariko gusaba nabi kwacu cyangwa se intege nke zacu kutaba mu kubaho kw'Imana, ibyo byose ni ibintu bidusunikira tukisanga hari ibyo twatakaje. Amen. Ndagira ngo rero unkurikire tubane na muri iri jambo ry'Imana. Ndagira ngo dusome hano muri Yohana ibice 20 uhere ku murongo wa 19. Amen. Imana iduhana umugisha.
reka dusome aya magambo niba ufite bibiliya yawe muri Yohana ibice 20 ku murongo wa 19. Umutwe w'amagambo waho uravuga ngo Yesu yiyereka abigishwa be Toma adahari, ariko wibukanye wa wundi wanjye nakubwira uvuga ngo ntukabure mu kubaho kw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Aho niho nshaka kuvuga Yesu yiyereka abigishwa be Toma adahari. Ese Toma kuki atarahari? Yesu ashimwe cyane. Toma we kuki utahabaye abandi bahari kandi Yesu yaje kubiyereka? Toma ko ari umwe muri mu bigishwa, kuko hano umutwe amagambo uravuga ngo Yesu yiyereka abigishwa be 12, abigishwa be Tomu adahari. Haleluya. Bari abigishwa 12 Yesu yatoranije, Yesu yahamagaye. Amen. Abo nibo Yesu yahamagaye na Toma yari arimo. Yagiriwe ubuntu Tomu nawe arahamagarwa. Yesu ashimwe cyane. Nawe arahamagarwa agira ubuntu. Akurikira umwami Yesu baragenda nabona imirimo ikomeye. Yesu ashimwe cyane. Ariko hari umunsi umwe yatakaje amahirwe. Hari umunsi umwe yabuze mu kubaho kw'Imana. Hari umunsi umwe yabuze, kandi uwo munsi yabuze wabaye w'ingenzi mu buzima bwe. Toma ntabwo yahabaye ariko abandi bari bahari. Reka musome namwe mwumve ijambo ry'Imana. Aravuga ngo kuri uwo munsi bugorobye ari wo wa mbere w'iminsi 7 abigishwa bari bateraniye mu nzu, inzugi zikinze kuko batinyaga Abayuda. Yesu araza ahagarara hagati yabo arababwira ati amahoro abe muri mwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Reka tuwe tugarukiye aho ngaho turajya gusura ku murongo wa 20. Ijambo ry'Imana avuga ngo nuko kuri uwo munsi bugorobye abigishwa bari bateraniye mu nzu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Bwari bugorobye, bumaze kugoroba bajya inama, byari umuco wabo. Baravuga ngo reka tujye mu nzu duterane, duhamagare Yesu, tumwinginge, tumuhendahende, tugire ibyo tumusaba. Ese Toma we kuki atarahari? Kandi yari umwe mu bigishwa be. Yesu ashimwe cyane. Ni umwe mu bigishwa ba Kristo. Ndagira ngubwire ngo ntago yari uwahanze, ahubwo yari wo mu nzu y'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nyamara uwo munsi wari umunsi Yesu yateguye kugendera abigishwa we. Uwo munsi muri gahunda Yesu urabiza ajya agira misiyo. Hari ubwo ajya misiyo yo kujya Yerusalemu kugira ngo abohore indogobe. Hari ubwo ajya agira misiyo yo kugira ngo ajye kwa Petero. Hari ubwo yagize misiyo ajya kwa Lazaro ajya kuzura. Yesu buri munsi kuri gahunda ye agira gahunda. N'Imana igira gahunda. Abafite umunsi waho kujya, abafite ahantu ho kugendera, abafite misiyo. Yesu ashimwe cyane. Uwo munsi rero abigishwa bari bagira umugisha yuko bari bugendererwe, Yesu akajya akabaturaho amahoro, ariko basanga Toma adahari. Yesu ashimwe cyane. Uwo munsi bwaragorobye bajya mu nzu barakinga. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iyo mvuze ijambo kugoroba biba bivuze ikintu cyinshi. Habayeho umunsi w'icuraburindi. Ni urugero ku buzima bwanjye n'ubwawe. Yesu ashimwe cyane. Ese wowe mwene data wowe nta munsi bujya bugoroba? Nta munsi ujya ubicuraburindi ukabona ibintu birakomeye, ukabona umwijima muri wowe ukibaza ngo ariko se buzacya, ariko se igitondo kizacya? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko ndagira ngubwira ngo nta joro ridacya, nta n'imvura idahita. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Buzacya. Yesu ahimbazwe. Buzacya buzaba ku manywa. Haleluya. Amen. Ariko igikomeye ni ukujya mu nzu. Icyo ngusaba wowe, jya mu nzu kinge, mera nk'aba bigishwa, jya mu nzu kinge bigira umuco, kuko ijambo ry'Imana hepfo ukomeje harambwira ngo byari umuco wabo uko bwagorobaga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bagimara gukinga, ijambo ry'Imana avuga ngo kuko bari bafite abantu batinya, ngo batinyaga Abayuda. Muri icyo gihe babagiriraga nabi. Yesu ashimwe cyane. Ese wowe nta kintu utinya mwene data? Ntacyo utinya. Ibiri hanze hano urabona udakwiye gutinya? Mbese ibyo urimo gucamo urabona bitakwiye kugutinyisha? Yesu ashimwe cyane. Bigatuma winjira mu nzu nawe ugakinga, ugasenga. Erega ubwo ndakubwira gusenga. Iyo nkubwira gukinga bivuga gukingirana amajwi yandi, bivuga guheza ibindi byose, bivuga ngo gabanya gahunda zawe, bivuga ngo gabanya porogaramu zawe, gabanya celebration izufite hanze, ahubwo nawe ugira umunsi ukinge, winjira iwawe mu rugo. Yesu ashimwe cyane. Niba hari ubucuraburindi, niba bwagorobye, ubwire Yesu ngo ngwino uzana umucyo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngo nuko bakimara gukinga, ndagira ngo tugendane neza muri iri jambo, ntabwo nshaka kwihuta. Bakimara gukinga, bakimara kwinjira, bakimara gupfukama bagisenga, kuko ntabwo bakinze ngo bicare nango baryama, ahubwo wari umwanya mwiza wo gusenga. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana ngo bari bafite ibintu batinya, batinyaga Abayuda. Nkuko nawe ukwiye kuba ufite ibintu utinya. Ese bibera hanze hano wowe urabona bidateye ubwoba, ukwiye kujya mu nzu ugakinga mwene data. Ibirimo kubera mu rubyiruko urabona bitaguteye ubwoba, ukwiye kujya mu nzu ugakinga. Ngo ako kanya bakiraho ngo bagiye kubona ngo abone umwami Yesu araza ahagarara muri bo, ngo arabiyereka, aravuga ngo amahoro, amahoro ababeho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bo bari barimo basenga, barimo batabaza, abandi basaba igihugu, abandi basaba amahoro, abandi basaba umugisha, abandi basaba abagore, abandi basaba abagabo, rega
babasabira mu nzu y'Imana, babasabira mu gusenga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntabwo ari ukwirirwa ugenda Kigali, oya, ntabwo ari ukwirukanka ubashakira kuri za social media, ibyo ntabwo ariko bimeze. Birashoboka kuko Imana yahaguhe umugisha, ariko ubundi bashakirwa mu gusenga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Barimo bashaka gukira, abamwe bari barwaye bavuga ngo mwami Yesu ngwino udukize, ngwino tubohora. Abandi basaba iterambere, abandi basaba kwaguka, abandi basaba kubyara, abandi basengera ingumba. Abigishwa barimo gusenga bari mu cyumba. Yesu ashimwe cyane. Babwira Imana ngo Mana, ibi tubona biduteye ubwoba, ibyo tubona muri byuko biteye ubwoba, ibyo tubona mu ngo biteye ubwoba. Abandi bavuga ngo Mana udutabare, uturinde za divorce, uturinde Uwiteka Nyiringabo. Ngako kanya batabaza basenga, basaga ibintu bitandukanye. Abandi basengera igihugu cyabo, abandi basengera imiryango yabo ngo ikizwe, abandi basengera abavandimwe babo, abandi baheranywe n'abazimu n'abadayimoni barimo babahoza mu gusenga. Urabizi nawe iyo usenga uba usengera ibintu bitandukanye. Yesu ashimwe cyane. Ako kanya barimo gusenga mwene data, ako kanya ngo Kristo aramanuka, amanukira muri bo, ngo arangije ngahagara muri bo, ngaravuga ngo amahoro ababeho. Yesu ashimwe cyane. Aho niho naherewe ijambo rivuga ngo nukabure mu kubaho kw'Imana. Ariko ndagira ngo wibuke umutwe w'amagambo nakubwiye, ababwira ayo magambo ngo amahoro ababeho, abaturaho amahoro. Ariko Tom ntabwo yari ahari. Yesu ashimwe cyane. Ibyo bibabaza umutima wanjye. Tom ntabwo yari ahari. Kuki Tom we utahabaye ngo nawe wakire aya magambo? Amahoro avuze byinshi mwene data. Yesu ashimwe cyane. Abantu bafite byinshi ariko babuze amahoro. Abantu bafite amafaranga ariko babuze amahoro. Abantu bafite ibyamirenge ariko babuze amahoro. Abantu bafite, ugasanga umugabo afite umugore mwiza, afite imodoka nziza, afite urugo rwiza, afite abana beza, ariko yagenda bashaka no kwigongesha muri borodire. Ni ukuvuga ngo hari ikibuze muri we. Ntabwo ari amafaranga, arayafite rwose yuzuye kuri konte, ariko muri wabuze amahoro. Yesu ashimwe cyane. Aya mahoro ntabwo wajya kuyagura, ntabwo wajya muri banki, ntabwo inshuti yawe yaguha nubwo yabigukunda cyane, n'umubyeyi ugukunda ntabwo ni Kristo wenyine yatanga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amahoro avuze kurama, amahoro avuze ubuzima bwiza, amahoro nta nubwo ari amafaranga, amahoro nta nubwo ari ubutunzi bufatikaho, amahoro avuze kurindwa. Haleluya. Avuze protection y'Imana ku buzima bwawe. Yesu arazahagarara mu bigishwa aravuga ngo amahoro abe muri mwe. Yesu ashimwe cyane. Ariko icyambabaje Tom ntabwo yari ahari. Tom we wari uri hehe abandi bakira amahoro? Wari uri hehe abandi bakira umugisha? Wari uri hehe abandi bakira amavuta? Bakiraga gusigwa muri bo. Yesu ashimwe, kuko Kristo yarahagaze muri bo, kuko Kristo yarahagaze mu buzima bwabo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Tom we birambabaza cyane kuko utari uhari, birambabaza kuko utari uhari. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo nawe ngubaze mwene data, hari igihe ujya usiba mu kubaho kw'Imana, hari igihe Imana igusange kubwira ngo ngwino wikingirane, hari igihe ugusanga mu nzira ikabwira ngo ngwino usenge, hari igihe Imana igusange ikakubwira ngo ngwino fata iminsi 5, fata iminsi 7, iyiriza utarya utanywa kugira ngo Imana ikugirire neza. Yesu ashimwe. Ayo niyo mahoro ya Kristo. Tom aramisinga, nukabure mu kubaho kw'Imana. Tom yatakaje ikintu kinini cyane. Yesu ashimwe. Ariko reka dukomeze hano ku murongo wa 20. Ku murongo wa 20 haravuze ngo ku murongo wa 20 haravuze ngo amaze kuvuga atyo abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. Abigishwa babonye umwami baranezerwa. Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwe. Uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Amaze kuvuga atyo abahumekeraho ati nimwakire umwuka wera. Abo muzababarira ibyaha bose bazaba babibabariwe, abo mutazabibabarira bose ntibazaba babibabariwe. Ariko Toma umwe muri abo 12 witwa Dudumo ntiyari kumwe nabo ubwo Yesu yazaga. Nicyo cyatumye abandi bigishwa bamubwira bati tubonye umwami. Nawe arabasubiza ati ninabona inkovu z'imbereri mu biganza bye ngo nzishyire urutoki rwanjye, sinshire n'ikiganza cyanjye mu rubavu rwe, sinzemera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Tom arahakana, aratsemba. Yesu ashimwe cyane. Tom aratsemba. Baramubwira bati igihe utari uhari hari ibintu watakaje, igihe utari uhari hari ibintu wabuze, igihe utari uhari hari ukubaho kw'Imana utabonye. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo iyo wagenderewe na Kristo, iyo wagenderewe na Kristo habaho guhinduka muri wowe, habaho guhinduka mu bitekerezo, habaho guhinduka mu buzima, habaho guhinduka mu myumvire, habaho guhinduka mu gakiza, habaho guhinduka ukera imbuto nziza, habaho kuvuga neza, habaho kugenda neza,
nziza, habaho impuguro nziza, habaho kwambara neza, habaho kwerekwa neza. Yesu ashimwe cyane. Iyo Yesu yamaze kukwiyereka ibintu biba byahindutse. Yesu ashimwe cyane. Nuko rero Tom ahazazira, Yesu ashimwe, ahazazira abandi bamubwira uburyo bagenderewe, ariko Tom ntago yabyemeye. Aravuga atoya, keretse ngewe mbonye inkovu ze nkabona n'ibiganza bye nkakoza mu rutoki rwanjye, nibwo ndibwemere yuko umwami Yesu yahageze. Haleluya. Batoma igihe cyose rero iyo kuko batabonetse mu kubaho kw'Imana, kuko batabonetse mu gusenga, kuko batabonetse mu kwiriza, iyo abandi bafashe iminsi 40, Toma we ntagahaba. Igihe cyose rero bahora bajimaka, bahora bahakana, bahora bopozinga, bahora bavuga ngo urabeshya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuko batahabaye. Ariko ndagira ngo ngusabe ngo umwuka wa Toma uve ku buzima bwawe, wowe udukurikiranye. Yesu ashimwe cyane. Umwuka wa Toma uve ku buzima bwawe, ahubwo uzajya uboneka. Haleluya. Yari atarabona imbaraga zo guhamya kwemera ko Yesu yaje, nyamara yarabwiye ati ndagiye ariko nzagaruka. Yesu ashimwe cyane. Ibyo yarabyibagiwe. Amina. Haleluya. Nuko rero aravuga ati ntago ndi bubyemere. Abandi babimubwira aravuga ngo ntago mbyemera. Ntago Toma ashobora kwemera kuko atabonye Kristo, kuko Toma ijambo rya Kristo ritamuhumekewe. Igihe Yesu avuga ngo mbahaye amahoro, igihe avuga ngo mbahaye umwuka wera, umwuka wera ni ubashoboza. Toma no kuvuga ngo yarasigaye akiri mu mubiri. Yesu ashimwe cyane. Yari akiri mu mubiri. Yesu ashimwe. Ariko abandi bamaze kwakira umwuka wera, umwuka wera w'Imana binjija mu mwuka. Ni umwuka nyine nabo binjira mu mwuka, bava mu mubiri. Ni ukuvuga ngo Toma we yaragikora mu bitekerezo, yaragikora muri logique, yaragikora muri experience, ntabwo ari bwinjira mu mwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Ariko ku munsi Yesu yagarutseho, Yesu ashimwe cyane, ku murongo wa 26 harandezeza. Yesu kumenya ko adukunda, Yesu kumenya ko atwishimira, Yesu kumenya ko atwitaho, yagarutse ku ncuro ya kabiri. Toma nawe ahari. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko ndagira ngo ngusabe ngo uriya mwuka wa Toma ntukubeho, ndawirukanye ku buzima bwawe. Ntukabure mu kubaho kw'Imana, ntukabure mu mahirwe y'Imana, ntukabure mu mugisha w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Toma aramisinga ikintu kinini, amura umwuka wera w'Imana. Byasabye Yesu kugira ngo agaruke ku ncuro ya kabiri avugane nawe. Byasabye Yesu kugira ngo agaruke ku ncuro ya kabiri amuheshe umugisha, nawe amuhumekereho, areke gukorera mu isi y'umubiri, areke gukoresha amarangamutima, areke gukoresha ibitekerezo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu aragaruka ku ncuro ya kabiri, noneho Toma nawe aramubona. Kumenya ko Yesu yaje kuri second chance ya Toma, yaramubwiye akimara kuhagera bongera baturiraho amahoro. Aramubwira ngo Toma, ngo ngaho zana urutoki rwawe, ngo kora mu mbavu zanjye, ngo kora mu kiganza cyanjye. Yesu ashimwe cyane. Kuko umwami areba hose no mu mutima, kwari kugira ngo ashirime akamuriwe. Yesu ashimwe cyane. Kwari kugira ngo ave mu bitekerezo yararimo, kwari kugira ngo areke gukorera mu mubiri, kwari kugira ngo areke gukorera mu bitekerezo byo nk'uko yibwira, ahubwo akorere mu mwuka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana ni ukuri kandi ni rizima. Niyo mpamvu umwuka w'Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ntukabure mu kubaho kw'Imana, ntukabure mu buntu bw'Imana, n'umukuye mu kubaho kw'Imana. Abandi nibapanga gusenga, ujye uboneka mu gusenga. Nibavuga amateraniro ntukayahombe, ntukayatakaze. Yesu ashimwe cyane. Mu kubaho kw'Imana turabohoka, mu kubaho kw'Imana hari ubuzima, mu kubaho kw'Imana hari ukugendererwa, mu kubaho kw'Imana duhabwa umugisha, duhabwa ubutsinzi, duhabwa imbaraga, duhabwa kwera. Mu kubaho kw'Imana duhabwa imbaraga zo guhamya Kristo, no mu bikomeye no mu bintu bikomeye cyane. Haleluya. No muhe bikomeye cyane, kuko ijambo ry'Imana rambwira ngo abigishwa ngo batinyaga Abayuda barikingira. Nanjye ngo baze ngo Toma, wese wowe ntabyo utinya, ese wowe ntabyo ubona ukwiye kwikingirana. Haleluya. Ese wowe iyo bigorobye ujya hehe wa mugore we? Ujya hehe umugabo yamaze kuguca inyuma? Yesu ashimwe cyane. Nawe ujya gushaka uwundi kugira ngo umwihumureho. Ese mugabo wowe bigenda bite iyo byagorobye, iyo byicanze wawe? Ujya mu kabari, ujya mu businzi, ujya mu bintu bidakwiriye kugira ngo unezeze umutima n'ibitekerezo byawe. Ariko najya nkubwire ngo nahandi ukwiye kujya, ukwiye kwinjira mu nzu, ukwiye kwinjira muri Yesu, ukwiye kwinjira mu gakiza, ukikingiranamo. Aho niho honyine hari ubwihisho, aho niho Yesu ajya aboneka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ese wa mukobwa wenda kubazaga akanya, afite ikibazo, iyo fiance yawe yakwanze uhitamo iki? Aho si hahandi ugira ibitekerezo byo kwiyahura, ukavuga ngo nta nundi muntu uzongera gukunda. Oya, Imana iracyafite abahungu benshi n'abakobwa benshi, Imana iracyafite abakwe beza n'abakazana beza. Yesu ashimwe cyane. Oya, ndajya nkubwira ngo ntuzongere, ntuzabitekereze, ahubwo ntuzajya ubona ameze gutya, ngwino kwa Yesu. Niba utari kwa Yesu, ngwino arakwakira. Haleluya. Nk'uko Kristo yagarutse ku mahirwe ya kabiri ya Toma, n'uyu munsi yagaruka akakugendera. Yesu ashimwe cyane. Yagusanga ku buriri bwawe aho ngaho, yagusanga aho wagiye mu nzu y'Imana. Ndajya nkubwira ngo garukira aho ngaho. Ibitekerezo bikubwira ngo iyahure, ibitekerezo bikubwira ngo va mu rugo, wa mupapa wa mumama we, ibitekerezo bikubwira ngo tabana bawe, oya bireke. Yesu ashimwe cyane. Ngo kubera ko umugabo atasize rasiye, oya, hari Imana igabura. Ndagira ngo utuze, ahubwo ngo
ngwino kwa Yesu mwiyegereze, ngwino ukinge, ngwino ujye mu nzu. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Reka kujya mu tubari, ndagira ngo nkubwire ngo reka kujya mu tubari, ahubwo ngwino ujye mu nzu y'Imana. Reka kujya mu bigare, ahubwo ngwino ujye mu nzu y'Imana. Reka kujya muri ba bagore b'ibigare banywa inzoga, oya ngwino egera mu nzu y'Imana. Dufite amahirwe, insengero zirafunguye. Karaba ku cyumweru neza, wambare neza, ujye mu nzu y'Imana, ukurikirana ijambo ry'Imana. Ibyo wumva byakugoye, Kristo afite igisubizo. Nakubwiye ngo amahoro avuze ibintu byinshi. Amen. Ndimo kukubaza ngo iyo bugorobye wowe ujya hehe? Bo bagiye mu nzu y'Imana. Ndagira ngo nawe uze mu nzu y'Imana. Baragiye barakinga. Ni ukuvuga ngo iriya nzu isobanuye inzu y'Imana, bivuze kwiherera, bivuze kwiyegurira Kristo, bivuze gutabaza Imana. Yesu ashimwe cyane. Ibyo ubona wabuze hanze n'ahandi wabikura ni muri Kristo. Yewe ndakubwira nawe ubifite, nta wundi wabiguhaye n'Uwiteka. Ariko hari ibindi ukeneye gusingira. Yesu ashimwe cyane. Hari ibindi ukeneye gushaka mwene data. Hari ubundi buzima. Yesu ashimwe cyane. Ubwo abandi basaba amahoro, ubwo abandi basaba ubuzima, ubwo abandi basaba kwaguka, ubwo abandi basaba umunezero, wowe uri murasaba iki? Haleluya. Ndagira ngo ubwire ngo muri wowe se harimo iki? Ushobora kuvuga ngo ndashaka igihanga cya runaka, ushobora kuba uri musaba ngo runaka agambanirwe, ushobora kuri musaba uvuga muri wowe uti ndashaka runaka yirukanwe mu kazi, ubifitemo uruhari. Ibyo ntabwo ari byo byiza Kristo yishimiye, ahubwo aragira ngo ugire ibitekerezo bihindutse. Aragira ngo ugire ibitekerezo bihindutse, ugire ibitekerezo bivuga ngo ese ko mbyuka njya ku kazi, uyu mwene data we ntabwo yaje gushaka umugati, uyu muvandimwe ko twahuriye hano yazanye inzandiko z'agasaba akazi, nanjye ngasaba kandi kazi, ngewe ndabiterwa n'iki ko yaje gushaka umugati, nanjye nkaza gushaka umugati? Kuki umubuza amahoro? Ibyo bitekerezo Kristo nibyo ashaka. Arashaka kugira ngo aguhindure, arashaka kugira ngo ahindure ibitekerezo byawe, arashaka kugira ngo ahindure imikorere yawe. Yesu ashimwe cyane. Ushobora gutekereza ukavuga ngo uyu muntu nimara kumukura muri aka kazi nubwo wenda byagenda neza, ariko najya ngubwire ngo ntabwo byagenda neza, ntabwo aricyo cyabirangiza, ahubwo igifite icyo cyabirangiza ni Kristo wenyine waguha amahoro. Ibyo ubona bikomeye cyane, ibyo ubona bitameze neza, uwo Kristo niwe waguha umwanzuro w'icyo kibazo. Iyo kampani yawe urimo kubona, Yesu ashimwe, ugatekereza ko ari umuntu runaka, ntabwo ari we, ni Satani uri inyuma, ni dayimoni. Ndagira ngo wegere Kristo, ari we ushobora kugufasha uburyo wakwaguka kandi ukagera imbere, uburyo warwana intambara, uburyo wamanaginga abantu bawe, uburyo wayobora icyo kigo, uburyo wayobora urugo rwawe, uburyo wayobora n'umurimo w'Imana, uburyo ubwawe nawe wakwiyobora. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ndagira ngo renga uhumurize nkubwire ngo Imana yagarutse, Yesu yagarutse kuri second chance, amahirwe ya kabiri kuri Toma kugira ngo amubone. Aya mahirwe nawe urayabona. Ushobora kuba waratakaje kugenderwa kwinshi, ushobora kuba urengagije ijwi ry'Imana rikakubwira ngo kizwa ukabyanga, rikagusanga ngo rikakubwira ngo kizwa hinduka, ukanga guhinduka. Ariko ndagira ngo aka kanya ijwi ry'Imana rigusange, ijwi ry'Imana rikubohore. Yesu ashimwe cyane. Kandi n'aka kanya arimo kuvuga, njyewe urimo kubona hano kuri mikoro, ntabwo ari njyewe ahubwo ni Kristo, ntabwo ari njyewe ahubwo ni umwuka w'Imana, ntabwo ari njyewe, ni Yesu wongere kugaruka. Yesu ashimwe cyane. Uyu Toma yirungu yari umwe mu bigishwa, ariko batoma ni benshi hano kuri iyi nsi, batoma ni benshi mu nsengero, batoma ni benshi aho tugenda. Yesu ashimwe cyane. Ariko kuri incuro Yesu yaragarutse, maze Tom nawe arabohorwa, nawe aragenderwa, nawe ahabwa umugisha, nawe agirirwa neza na Kristo, amwaturaho amahoro, amuha ubuzima, ava mu mubiri yinjira mu mwuka, amuha gusigwa, aramusiga, amwambika imbaraga. Tom atangira guhamya, atangira kubona ko Yesu yazutse, abona imbaraga zo guhamya ko Yesu ari muzima, atangira kubona ko ari muri we. Yesu ashimwe cyane. Muri we yatekerezaga ko yapfuye, atandukanye nawe. Yesu ashimwe cyane. Kandi yarajyanye nawe imirimo ikomeye, ariko yongera agira imbaraga, ntiyongeye gushidikanya, ntabwo yongeye kubishidikanya. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo yarabyemeye, arabihamya. Maze Yesu aramubwira ati kora hano, reba mu kiganza, reba mu rubavu. Yesu ashimwe cyane. Maze ngo Toma aremera. Ndagira ngo wemezwe n'imirimo y'Imana. Ese mwene data, niyo utakwemeza yuko abantu bakubwiye nta by'Imana yakoze, ntabyo yakoze ku muturanyi, ntabyo yakoze muri karitsiye, ntabyo yakoze mu rusengero, ntawe wabonye Imana igirira neza. Yesu ashimwe cyane. Niwongera gushidikanya kuri Kristo arahari, niwongera gushidikanya kuri Yesu arahari. Icyo wabuze Yesu aragifite, ayo mahoro wabuze Yesu arabafite. Haleluya. N'uyu munsi araguhumekeraho, n'uyu munsi aragusanga iwawe, aragusanga muri kampani yawe, aragusanga mu cyumba cyawe, aragusanga mu rugo iwawe. Yesu ashimwe. Ndagusaba ngo ugire umutima wagutse gusa, kandi naguhamagara uze, naguhamagara uboneke. Ku cyumweru ndagusaba ngo uhaguruke, ujye mu kubaho kw'Imana, ujye mu nzu y'Imana. Nibahimbaza nawe uhimbaze, nibaramya nawe uramye, nibatura nawe uture, nibanezerwa unezerwe. Yesu ashimwe. Aho niho hari ukubaho kw'Imana. Kubaho kw'Imana ntago kuboneka mu byaha, kubaho kw'Imana ntago kuboneka mu ishari. Ntago ushobora kukubona ufite ishari, ntago ushobora kukubona ufite umubabaro, ntago ushobora kukubona ufite umujinya ufitiye bagenzi bawe, ntago ushobora kukubona kubaho kw'Imana, ahubwo kujya kuboneka ahantu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntago ushobora kukubona mu nzumbi
za zindi za maraya oya urushaho gupfa. Ntabwo ushobora kukubona muri za hoteli mbi, ahubwo kubaho kw'Imana, kujya kubonekera mu nzu y'Imana, kujya kubonekera mu gusenga, kujya kuboneka wikingiranye mu cyumba, kujya kuboneka ubyutse nijoro ukaboroga, kujya kuboneka ufasha amasaha yo kumanywa, kujya kuboneka muri rancawa ukavuga ngo ndetse ibyo kurya byanjye ndagiye iwacu ku rusengero amasaha yo gusenga. Hari umwanya wo guterana, hari akagoroba k'ababyeyi, hari akagoroba k'urubyiruko, hari umwanya w'abasore bihere, hari umwanya w'abakobwa bihere. Aho niho hajya haboneka kubaho kw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Niwongere kuhahomba mwene data, niwongere kuhabura rwose, niwongera gutakaza ayo mahirwe, ndagira ngo mbwira ngo Kristo araje aka kanya, araje ku mahirwe yawe, ahindura izina ryawe. Niwongere kwitwa ushidikanya, niwongere kwitwa Toma. Yesu ashimwe. Ahubwo uvuga ubu wemera, kuko Yesu aramubwiye ngo ntuzongere gushidikanya, ahubwo ubu wemera. Yesu ashimwe cyane. Wibuke ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe, wibuke ibyo yakoze mu muryango wawe, wibuke bya bindi yakoze byakuyobeye. Aha ntago mvuga umukristo, Imana yacu dukunda twese. Niyo waba utari umukristo, ariko hari ibyo Imana yakoze. Ariko icyo ngusaba muri kano ka, ndagira ngo uhindukire, ndagira ngo wihane, ndagira ngo wezwe, ufate umwanya wawe, uve mu kabari, uve mu bibazo wari urimo, aho wabihungiraga, wiroha mu biyobyabwenge, wiroha mu ndaya, wiroha mu nzoga, wiroha ahantu hadakwiriye. Ndagira ngo uveyo, ahubwo uze mu nzu y'Imana, ujye gusenga ku cyumweru, ushaka hari amateraniro, ushaka abakozi b'Imana, ubabwire ngo ndashaka gukizwa, ndashaka guhindukira. Yesu ashimwe cyane. Imana iguha umugisha cyane, Imana ikugirire neza. Imana iragarutse ku buzima bwawe, Imana ije kugukuraho ngaho, ije guhindura ibitekerezo byawe, ije guhindura imitekerereze yawe, ije guhindura imyibwirire yawe, ije guhindura aho washakiraga ibisubizo. Ibyo wabwiraga ntabwo ariko bimeze, ahubwo Kristo aragarutse ku bwawe. Uko yagarutse ku bwa Toma, nuba aragarutse kugirire neza. Aje kugukiza indwara, aje kukubohora burundu, aje kuguha amahirwe, aje kuguha umugisha, aje kuguha ibitotsi. Wowe umaze imyaka udasinzira, warabuze ibitotsi, aje kuguha impano y'amahoro. Impano y'amahoro iyo ntabwo uyigura, ahubwo uyibonera ubu. Ni ukwakira Kristo wenyine, ukamwemerera, ugahindura inzira zawe. Yakubwira ngo ngwino ukamukurikira. Yesu ashimwe cyane. Kandi ahabera bose basenga ukahaboneka. Imana iguha umugisha cyane. Ndagira ngo rero dusengane, ndashoje. Ariko ndagira ngo mbwira ngo ntuzabure mu kubaho kw'Imana, ntuzatakaza amahirwe mu kubaho kw'Imana, ntuzatakaza amahirwe mu gusenga, ntuzatakaza amahirwe mu bwiza bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana ikwishimire, Imana iguha umugisha cyane. Umwanya wari mutoya, ariko ijambo ry'Imana nirigari muri wowe. Ndasaba ngo Imana iryagure, ndasaba ngo Imana iriho umugisha kuri wowe, yagure mu buzima bwawe. Aho wibonaga nka Toma, uhindukire, kuko Kristo aracyari umunyembabazi. Kuko yanze ko Toma atakaza amahirwe, aragaruka kubwe kugira ngo amwiyereke, akuramo gushidikanya kwe mu mutima we. Arangije aramwemeza, aramubwira ngo Toma we, ndagira ngo ubudashidikanya, ahubwo uzajye wemera. Yesu ashimwe cyane. Imirimo y'Imana ikwemeze. Ndagira ngo mbwira ngo muri kano ka, iri jambo wateze amatwi rigiye kwemeza umutima wawe. Imana igiye kukwibutsa ibyo yakoze, Imana igiye kwibutsa uko yakugiriye neza uhereye mu buto bwawe. Igiye no kukwibutsa igihe wavukaga ko bitari byoroshye, igiye no kukwibutsa gukura kwawe ko bitari byoroshye, igiye no kukwibutsa mu kwiga kwawe ko bitari byoroshye. Yesu ashimwe cyane. Kristo yongera kuvugana nawe, akubwira ngo nubwo watakaje cya gihe cyo kugendererwa, ariko n'aka kanya ndagarutse. Niko Toma nawe byamugendekeye, atangira guhamya, abona imbaraga, agira ubuzima, yatura neza ko Kristo yazutse. Yesu ashimwe cyane. We yarazi ngo yarapfuye, yaragiye. Abandi bamubwire bati twamubonye, arahakana, aravuga ati nibibaho ntabwo ari we. Niyo mpamvu Yesu yagarutse kugira ngo nawe mubone. Ntabwo yashatse gutakaza Toma, ntabwo nawe ashaka kugutakaza, ntabwo ashaka kukubura mu mukumbi we, ntabwo ashaka kukubona ujya Gehinomu, ahubwo arashaka kukubona nawe uzicarana nawe ku buryo bwa Data. Arashaka kuzakubona nawe uri mu bwami bw'Imana. Erega hari inzu nziza Kristo arimo gutegura ku bwawe. Imana iguha umugisha cyane. Ndagira ngo rero dusengera muri iri jambo. Imana ikwishimire. Aka kanya ndagira ngo ubike umutwe wawe ahuri. Ntabwo ukiri Toma, Yesu yabihinduye. Ntabwo ukiri shidikanya, Yesu yabihinduye. Yesu ashimwe cyane. Nyemerere dusenga Imana muri kano ka. Imana Data wa twese, mu izina rya Yesu, Mwami ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, Mwami ndagushimiye kubw'abantu bawe, Gitare cy'amahanga, Imana ishobora byose. Mwami mbabwiye ijambo ryawe rikomeye, ijambo rivuga ngo nibakabure mu kubaho kwawe, nibakabure muri presence yawe, nibakabura aho wateraniye Mwami, nibakabura aho ubwiza bwawe buri, nibakabura aho amateraniro yawe ari, nibakabura aho icyubahiro cyawe kiri, nibakabura aho kubaho kwawe kuri Mwami. Niyo mpamvu usenze muri kano kanya kugira ngo ijambo ryawe rigende ribahindure. Hari benshi bapingaga imbaraga za, hari benshi bahinyuzaga imbaraga za, ariko reka aka kanya bakire kwemezwa na, reka ijambo ryawe ribakorere Kristo. Nibarangize bahaguruke baguhamirize, abandi bazajya mu nsengero basabe gushima, abandi bavuga imirimo ikomeye Nyiringabo Imana. Ndagira ngo wibutse
buri muntu wese Yesu Uwiteka Nyiringabo Imana ikomeye imirimo myiza wamikoreye data imirimo myiza wamugire mwami Imana atangiye kubika imbaraga zawe atangire kwibuka ubuntu bwawe atangire kwibuka gukora kwawe yibuke kari wamuvanye hahandi yibuke kari wamuvuganiye data yibuke kari wamukuye mu buroko yibuke kari wamugabura ukamwigisha yibuke kari wamushingiye Uwiteka yibuke kari wamwubakiye yibuke kari watumye abyara yibuke kari wamukuye muri kakagambane yibuke kari wahinduye amateka ye yibuke kari wagize icyari mwami Uwiteka Mana Nyiringabo data izo mbaraga ntago yabishobora atagufite umaze kuyereka abigishwa mwami hari icyahindutse ku buzima bwawe nawe ndasaba ngo ubiyereka mwami iyereka umwana w'umukobwa data ufite icuraburindi ryinshi ku buzima bwe iyereka umugore Nyiringabo Imana hari icuraburindi ku buzima bwe wenda ni icuraburindi mu rugo Nyiringabo Imana ishobora byose iyereka uyu mugabo n'uyu musore Mana ishobora byose Nyiringabo uburijemo amazwi ya Satani uburijemo amazwi y'abadayimoni Uwiteka ashaka kubuhura ashaka gutuma ngo bajye mu bidakwiriye imbere yawe bajye mu kabari no mu nzoga n'ahandi bajye mu biyobyabwenge Nyiringabo ngo kugira ngo binezeze ngo kugira ngo biyagize imibabaro Mwami ndakwingiza ngo biyereke ni wowe wenyine watanga amahoro umaze gutanga amahoro mu bigishwa ibintu byarahindutse muri bo ijambo ryawe ryambwiye mwami ngo batinyaga abayuda aba bantu hari ibintu batinya aba bantu hari ibintu babonye ibi bintu hari ibintu bapfukamama bakavuga ngo Uwiteka ubindinde imbaraga zawe nizibarinde umwuka wera w'Imana n'abagote imbaraga zawe nizibahumurize Mana baturaho amagambo akomeye nanjye mbatuyeho amahoro nanjye mbatuyeho ubuzima nanjye mbatuyeho gukira nanjye mbatuyeho kubohoka mbatuyeho kugirirwa neza ijambo ryawe niribarohore ijambo ryawe niribagure ijambo ryawe ribarundarunde abashenjaguritse imitima abafite amarira n'ibikomere ijambo ryawe ribombore ijambo ryawe ribahanagure mu izina rya Kristo Mana ishobora byose Nyiringabo kandi baremera ubuzima urakoze Uwiteka Nyiringabo ndagushimiye kubw'umuntu dukurikiranye Mana muhereze umugisha mu buryo bwose budasanzwe ubuzima bwe buhinduke kubwira ijambo mwami Imana kandi nakabure mu kubaho kwa urakoze yuko byumvise urakoze yuko biremye urakoze yuko bihinduye ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu senze nizeye amen Imana ibahereze umugisha shalom